agenze nanjye amakuru namenyeje mu masaha 8 bambwira yuko ari inka zagiye mu murima w'amasaka hanyuma zavamo zigatangira gupfa ngo bambwiye hamaze gupfa inka ebyiri abakubwiraga ni bande umushumba wawe yararagiye amaze koza inka zimwe za mbere zoze imbere ziri ku mutwe zirazamuka zijyana hari amasaka amaze koza iza mbere zihumuje agiye kureba za zindi zagiye mbere asanga zagiye mu masaka y'umuturage azikuramo uko yakazikuyemo zigeze muri metero zitarenze 20 iya mbere yikubita hasi irasambaguritse agira ubwoba ajya kujya kumazana amata araziramiza akiziramiza n'indi yakabiri biguye hasi ubwo nibwo dutabaje ati mu ntabare ndabona ibintu bitameze neza twitaza ba veterineri baragenda tutera imiti baziha ibintu biranga imiti yangwaga muri metero imwe imbere y'indi n'indi ngo byamaze kugera 5 z'ijoro izo nka zose twari 13 zavuyemo umwuka ziryamye ahantu nari imirambo ari ibintu bitebwoba cyane. Hanyuma wowe uratekereza ko byatewe n'iki byari byarigeze bikubaho ubundi usanzwe ufite inka zingahe mu rwuri? Ntabwo byageze bimbaho twari inka zikaba muri 50 ariko nta n'ubwa mbere bibaye n'ubwa mbere kuko ubu ntabwo nakubwira ikintu nkeka mu by'ukuri kuko rabu yaje twitabaje abakozi ba rabu ishami rya Ngoma baraza barapima batwaye ibipimo ubu ntituramenya neza ngo zazize iki ikigaragara ko ntabwo ari uburwayi busanzwe ni ibintu zariye byagizeho ingaruka. Ibiki byariye kuravuga ko zariye amasaka se suvuga ko ari zariye nuvuga ko ari iyo zariye zariye amasaka mato yatanagira santimetero ari nko muri santimetero 20 akindera gusa muri labo batubwiye ko ngo aya masaka ashobora kuba ari cyo kinyabutabire cyica ubwo natwe turakeka ko n'ayo masaka zazize nta kindi muri uwo mwanya tuvugana ikintu cya mbere nifuzana nasabye rabu nuko byibuze ibisubizo batwaye twayibona hakiri kare kugira ngo tubashe kumenya uburyo twirinda tumenye ngo nibyo n'aya masaka ari mu cyo kinyabutabire cyangwa se wenda n'undi muntu waba watwangirije. Atekereza ko hari umuntu wabangiriza akabikora ate? Nabyo byashoboka agakoresha ubundi buryo bwa kinyarwanda bubaho. Bashaka kuvuga amarozi se? Amarozi nabyo byashoboka cyangwa se n'indi miti isanzwe ashobora gutera ku myaka inka zayirya zikagira ikibazo. None n'amasaka yandi baba barahuye zikayarya yagera mu nda agatumba zanywa amazi zikaba zapfa. None ukiri aho ngaho izayariye zose zapfuye cyangwa hari izayariye zitarapfa? Hari noyaza inka 18 zagiyemo ariko muri zo inka 13 zapfuye inka 5 zabashije kurokoka nubwo ubona zitarafata agatege ariko zo zarokotse. Hari imiti bazihaye? Hari imiti bazihaye. Murakoze cyane dukomeze tukwihanganishe bwana Kirehe. Murakoze namwe. Murakoze nkuko uwo mworozi amaze kubivuga inka amakuru tubonye dukurikije n'isuzuma twakoze zazize kurya amasaka navuga akiri matoya cyane buriya iyo biriya bibaye habayeho uburozi bw'ikinyabutabire cyitwa nitrate. Uko bigenda rero iyo ari buriya amasaka matoya afite ibinyabutabire bibiri turimo dukeka, kimwe cyitwa nitrate ikindi cyitwa cyanide nk'iriya acide ikunze kuba mu myumbati, ariko cyane nitrate iyo bigenze gutyo ikajya inka zikayirisha iyo igeze mu gifu ihita ihinduka ikindi kinyabutabire cyitwa nitrite gihita cyambuka cyagera mu maraso kigahita kijya gufata aho oxygene yafataga.
bigatuma rero inka ibura umwuka witwa oxygene ikananirwa guhumeka igahita ipfa vuba vuba. Ni icyo ngicyo twebwe isuzuma ryatweretse dukurikije uko twabonye ibimenyetso, dukurikije uko aya matungo yapfuye vuba, dukurikije n'ibyo yariye, kuko amasaka zariye mu isuzuma twakoze twasanze yaratewe ku itariki ya 20 z'ukwa 9, urumva yarakiri mato cyane. Ni icyo ngicyo tubona cyabiteye. bivuze ko bivuze twafashe ibizamini kugira ngo turebe koko izo concentration za nitrate na cyanide nk'uko maze kubibabwira tubikonfirime cyangwa turebe ko atari byo. Kugeza ubu ntabwo biremezwa niba ari ayo masaka yishe izi nka cyangwa hari ibindi zishobora kuba zariye. Dukurikije ibimenyetso twabonye turabona yuko ari amasaka, ariko noneho ibisubizo bya laboratoire ntabwo biraza kubera yuko bifata umwanya kugira ngo umwanya mutoya cyangwa uringanira utari uyu munsi kugira ngo ibisubizo biboneke nk'uko uriya mworozi abisabye. Tuzagereza kubyihutisha kugira ngo amakuru yuzuye aboneke, ariko turabona hafi nka 90% ko ari ibyo binyabutabire biba mu masaka matoya byishe ariya matungo. Sinzi niba ari bwo bwa mbere muhe n'iki kibazo, ubwo murabitubwira, kuko nk'abantu baragiye n'ubu bakiragira inka igihe zirisha amasaka nyine, ariko izi nkuru zo kuba inka yarishije amasaka igapfa ndumva ari ubwa mbere ishobora kuba yumvikanye. Kuri mwebwe nka rabu bisanzwe bibaho? Ntabwo ari ubwa mbere, actually bikunda kubaho muri Kirehe, kandi nanone biterwa n'uriya mworozi numvise bivuga amasaka mabi ni amasaka akiri matoya nk'uko namaze kubivuga. Amakuru agiye hejuru icyo kinyabutabire kiba cyagabanutse, ariko amasaka matoya ni mabi. Byigeze kubaho ngira ngo 2017 n'ubundi na 2018 ngira ngo byarabaye muri Kirehe, nanone cyane muri Kirehe niho byakunze kuba, ariko ntabwo ari ikintu kidasanzwe. Kuki bikunze kuba muri Kirehe ubwo ngubwo? Ntekereza ko cyane bishobora kuba nanone ari ubutaka bwaho, kuko buriya ikiri mu gihingwa biterwa n'ubutaka bwabayeho ndetse n'uko igihingwa intungamubiri cyari gifite. Nk'ayo masaka amakuru twabonye nuko bayahinze ahantu hari hamaze iminsi hasaruwe inyanya, nabyo byongera ko kuba inyanya buriya bazitera imiti, kandi imiti ya bene utwo dukoko nayo ifitemo icyo kinyabutabire cya nitrogen kinini. So biterwa n'uko ubutaka bw'aho icyo gihingwa kiri bwari buteye cyane, ariko muri rusange amasaka matoya niyo mabi. Ubwo nyuma y'uko izi nka zipfuye hakorwa iki? Ni ukuzishyingura bisanzwe cyangwa hari undi mwihariko ubaho? Bigenda bite? Nyuma y'uko twamaze gukora autopsy, abakozi bacu bahavuye inka zose zamaze kuba navuga ngo kuvanwa gushyingurwa ku buryo nta n'umuturage wagerageza no kuyirya. So byarangiye twamaze kuzishyingura neza uko bikwiriye, uko tubigenza y'inka yipushishwa tubigenza. Ubwo ba nyiri izi nka rabu ni iki mu bateganyiriza cyangwa mugiye kubakorera mu kubafata mu mugongo? Ntabwo navuga ko ari nka rabu tugiye kubikora. Mu nama urumva ntabwo twagiye twenyine, mu nama twakoranye n'ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe bwiyemeje ibintu bibiri. Icya mbere ni uko bazareba uburyo bashumbusha aborozi bagize ibyago. Ubuyobozi bw'akarere ubwabwo ndetse n'abaturanyi b'abo borozi bakagerageza kureba uburyo babashumbusha. Ikindi twebwe tugiye kwihutisha nicyo ngicyo cyo gutestinga ibizamini kugira ngo byihute. Ikindi ni ukubaba hafi kugira ngo dukomeze dukora ubukangurambaga, cyane tubasaba ko abafite inka ziri hafi y'imirima yabo bagerageza kuzitira inzuri zabo
mbese muri rusange kugira ngo dukubire ko ikibazo nk'iki ngiki kizongera kubaho. Uyu nyirizi nka umwe mu bafite nyine inka zapfuye Kirehe yavugaga ko hashobora kuba hari n'amarozi. Iki kintu mwakivuga iki kugira ngo kitaba cyateza umwuka mubi mu baturage? Icyo ngicyo ni nacyo urumva ikibazo mu by'ukuri cyabaye guhera ejo n'uyu munsi timu zacu ziriweyo. Icyo nakivugaho ni uko icyo twabashije gukora ni ukufata izo samples kugira ngo nabwo ngo tubamara amatsiko. Izo resulta nizimara kuboneka twebwe tuzerekana ibizaba byabonetse, hanyuma ibindi bisigaye wenda byazakurikiraho nyuma y'uko ibyo bisubizo bibonetse. Nta kindi nabivugaho kugira ngo nta kindi mbona nabivuga. Icyo navuga ni uko twebwe tuzerekana icyo amasuzuma yerekanye muri laboratoire. Turimo turakorana na iriya laboratoire ya forensic lab kugira ngo rwose tubahe ibisubizo byiza byizewe bikoreshejwe tekinoloji igezweho. Yego. Hanyuma icyo bizerekana twabasaba ko bacyemera. Yego. Kuko buriya ntabwo siyansi ibeshya.